bakunze ibiganiro byacu, ni ihirwe kandi ni umunezero kongera kubana namwe uyu munsi. Nagira ngo dutangire ikiganiro cyacu muri bya byiciro dukunze kubaganirizamo. Uyu munsi turashaka gukora deba na mama Françoise, igiye muri kumwe ni mama Bijou, ngiye kuyobora kino kiganiro. Ndasinze kugira ngo uhabwe umugisha ntusubireyo nk'uko waje, natwe duhezagirwe. Nagira ngo rero nakire mama Françoise adusengere, hanyuma dutangire ikiganiro cyacu uyu munsi. Kadusenge. Mana, tuguhaye icyubahiro. Haleluya, turagushimiye kandi mwami n'ukuri ntabwo twavuga ngo turangize imirimo yawe. Turagushimiye kandi ko utugiriye ubuntu bwo kongera guseruka hano kugira ngo tuvuge imirimo yawe, twamamaze imirimo yawe. Mana, erega ni uburyo bwacu bwo kugira ngo tugushime, nk'uko wakijije banyabibembe 10 ngo barangije ngo hagaruka umwe, uravuga ngo ese abandi 9 bari hehe? Mana, hari byinshi wagiye ukora mu buzima bwacu, hari byinshi wagiye mwami uhindura mu buzima bwacu. Niyo mpamvu turi hano kugira ngo mwami tubashe kuvuga imirimo yawe, tubashe mwami kuvugana n'abandi ibyo ugenda ukora n'ubuzima bwacu, uburyo ugenda uhindura byinshi. Tuguhaye icyubahiro rero, turagusaba kugira ngo udushoboze kuba umuyoboro w'umugisha, udushoboze kuba umugisha kuri benshi, ku bazadukurikira bose. Mwami, tuguhaye icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Nk'uko nabibabwiye, turi kumwe na mama Françoise, musanzwe mubizi, turakorana umurimo. Nanjye ni mama Bijou. Uyu munsi rero turashaka kuganira ku bya Nabali. Nabali wari umuzi. Bibiliya irasetse ukuntu ivuga ngo ibya Nabali, ni ukuvuga ngo ni iby'umwihariko. Rero ni story nk'uko dukunda kubikora, tugakora deba, tugasoma inkuru muri Bibiliya tukayiganiraho, ariko tukaba tuvuga cyane cyane Imana ni y'abagore, ni y'abagabo, ni ya twese. Ariko rero tuba dushaka turebe isomo dukuyemo ni irihe, tumanyagura nyine umugati tuganira. Kandi turashimira Imana ko twese tukiri bazima. Turabona turangije igice cy'umwaka, tugiye gufata ukwezi kwa 7. Nagira ngo Imana iduhane umugisha mu gutangirana impamba y'ijambo ry'Imana. Nagira ngo rero dusome muri Samweli wa mbere, nk'uko nkunze kubibabwira iyo turimo kwiga ku nkuru zo muri Bibiliya. Akenshi ntabwo dusoma umurongo ku wundi, tubabwira ngo dutoze abantu gukunda kwisomera cyane cyane. Natwe rero turagenda dusimbuka, ariko mu ncamake ni inkuru y'ibya Nabali. Nurangiza uravuga ati uyu munsi bari abamama twaganiriye ku bya Nabali. Ntabwo rero tuba dushaka kuganiriza wowe, ariko natwe turaganira, sibyo Françoise? Rero turaganira ibya Nabali biri mu gitabo cya Samweli wa mbere, igice cya 25. Nabali rero yarinde mu magambo make. Françoise, ari cyo muziho kugira ngo tubabwire samari, hanyuma tugende tuganiraho buhoro buhoro. Nabali hano ijambo ry'Imana riratubwira ko yakomokaga mu muryango wa Kalebu. Hanyuma hano ikamuvuga nk'umugabo yari umukire cyane, ndetse icya gatatu ivuga ko yari umugabo ngo w'ikigoryi. Yari umugabo ngo w'ikigoryi, niko Bibiliya ivuga, ngo ni nako n'izina rye rivuga, ni nako izina rye risobanura, kandi niko yari ameze koko. Ubwo turaza kubibona uburyo Bibiliya ivuga umugabo w'ikigoryi. Kandi nababajwe n'akantu kamwe, nuko ku murongo wa 3 bavuga ngo yari wo mu muryango kwa Kalebu. Kalebu tuzi ko iyo tumwigisha muri Bibiliya n'umuntu yari intwari, yaje azanye amakuru meza abwira ubwoko bwa Israel, ariko ngo yaturukaga muri uwo muryango. Rero muri make hakaba hari muri cya gihe Dawidi yari ari ku rugamba, aba mu ishamba ahunga Sawuli. Imana iduhana umugisha rero, ngo Dawidi rero ari mu ishamba ku murongo wa 4, ngo yumva ko Nabali akemuza ubwoya bw'intama ze. Gukemuza no kuvuga ikintu, kuvuga ngo cyari igihe cy'imirimo. Gukemuza ni cya gihe ufata ubwoya bw'intama ukabukuraho. Birumvikana ko bavanaga imyenda bakabucuruza, bukagira gute, bukabazanira ubutunzi. Dawidi rero yari ari mu ishamba, ariko azi amakuru. Aravuga ati kuri wa mukiri hari ikintu kiri kuhaba, si byose? Ni byiza rero ko tuba abantu b'Imana, tumenya amakuru yari hehe, ibidukikuje. Amen. Amenya kwa Nabali ko byahiye. Yesu ashimwe. Ngo bukeye Dawidi atuma abagaragu be n'abasore 10, arababwira ati
nimuzamuke mujyi Karumeli musange Nabali mumundamukirize. Yesu ashimye. Nakunze imvugo ya Dawidi yavuze ngo mu munsi uhurize. Amen. Hari igihe rero dukenera umuntu mu kinyabupfura. Dawidi urumva ko yabaga ari umuntu afite ingabo, afite abantu bamukorera, yabaga ari mu ishyamba bene data. Kera iyo tukiba mu mahanga abanyarwanda tutarataha, twarebaga uburyo dufasha abantu bari kuri front kugira ngo barebe ukuntu bagubwa neza babashe kurwana urugamba. Dawidi rero nagira ngo wihe icyo gicapo cy'umuntu yari afite ingabo, afite abantu bamukorera, ariko akeneye wenda nko kurya, kwambara, nta kandi kazi bakora. Rero uwo mukire yari ahari rero yitwaga Nabali. Nuko rero atuma abantu be ngo mugende mu munsi uhurize. Yakoresheje strategy nziza. Iyo umuntu akubwiye ngo ndagusuhuza buriya haba harimo ka quelque chose cyane. Oya ntiyanavuze kumusuhuza gusa, ahubwo yanamwatuyeho n'imigisha. Amwaturaho imigisha, ugira amahoro. Ku murongo wa 7 yo kansome gato ngo numvise ko ufite abantu bakemura kandi abashumba bawe babanaga natwe. Nuko ngo twabanaga nabo mu ishyamba, kandi aravuga ngo nta nabi twabagiriye. Dawidi ubundi ari umuntu fightinga, ukubita abanzi, urwana, ariko ngo yabonaga abashumba ba Nabali bari ku rugamba ntagire icyo abakora. Ngo ntacyo nabagiriye, abanza kwivuga imirimo ye. Mbese kugira ngo umuntu musabe service ubanza kumubwira wenda icyo nakumariye, igihe nabanye nawe muri ubu buryo nta bibazo nigeze ngirana nawe, noneho ushoboye kumpaho gakeya hari ikibazo. Mbega byasaga bityo. Noneho abaza kandi n'abashumba be barabihamije. Baravuga ngo koko yatugiriraga neza, ngo ntibadukoza isoni, ngo ntitwagira icyo tuzimiza na kimwe. Noneho hari akandi kantu bavuze ngo noneho ngo batuberaga nk'inkingi, inkike ku manywa na nijoro. Byari bikomeye ngo igihe cyose twabaniye nabo turi abashumba. Ni ukuvuga ngo Dawidi bari abantu batinyitse. Ni ukuvuga ngo bashatse bashoboraga kwica abantu cyangwa bakabatera bakabambura, ariko ngo ubu nta kintu bagira abashumba bande ba Nabali. Ariko icyatumye amutuma ayo magambo yose, impamvu yari kugira ngo amubwire aya magambo ngiye kuvuga, ngo nuko ndakwinginze ikiba mu maboko yawe cyose aba ari cyo uha abagaragu bawe n'umwana wawe Dawidi. Amen. Amubwira ati mbese dufashishe ibyo ubona bikenewe byadufasha kuri no rugamba kugira ngo tubashe kubaho jewe n'ingabo zanjye n'abaja banjye. Ariko umva Dawidi ibyo yamusubije nako Nabali. Ku murongo wa 10 Nabali asubiza abagaragu ba Dawidi ati Dawidi ninde kandi mwene Yesayi ninde? Muri iyi minsi hariho abagaragu benshi bacitse ba sebuja. Mbese nende ku mitima yanjye no ku mazi yanjye n'inyama mvuga ngo abakemuzi banjye barangije gukora ngo mbiha abantu ntazi iyo baturutse. Nuvuga ngo aramwihakana. Birashoboka ko ashobora kuba atarabazi koko ngo bacitse ba sebuja. Hari igihe umuntu aza kugusaba ukavuga uti ese uyu ninde muri iyi nkuru nyine turimo. Amen. Nuko abagaragu ba Dawidi bagenda bavuga gutyo nyine, ariko Dawidi arababara cyane. Ndasimbuka nkuko narangije kubabwira. Ni ukuvuga ngo Dawidi bajya kumubwira ko Nabali yanze. Nuko abagaragu ba Dawidi barahindukira basubirayo, bagezeyo bamutekereza ibyo uko byagenze. Nuko Dawidi abwira abantu be ati umuntu wese yambara inkota ye. Nuvuga ngo ararakara avuga ngo tujye kubatera. Ariko uyo Nabali akaba yari afite umugore yitwa Abigail. Amen. Abigail mudamu udasanzwe. Hano muri bya abagore benshi b'intwari tuzagenda tuganiraho, atari uko tugamije kuvuga cyane kuri feminisme ku bagore, ariko turashaka kuvuga umwuka wari uri muri Abigail n'uwari uri muri Nabali kugira ngo abantu tubashe kumenya icyo Imana irimo kutubwira. Umwe mu bagaragu ba Nabali arahaguruka ajya kubibwira nyirabuja. Umwe mu bagaragu nyine yaje kwibira amabanga nyirabuja. Bivuze ko mu mibanire yabo bari babanye neza na nyirabuja. Yarabizi ko mbese Nabali byari bizwi ko ari umugabo w'ikigoryi. Ijambo ry'Imana riratubwira ko yari umunyamwaga, yari n'inkozi y'ikibi. Bivuze ko n'abagaragu be bose bari babizi. Abagaragu rero bari bazi uburyo babagiriye neza, uburyo bababereye iyo nkingi ibarinda ku manywa na nijoro. Batungurwa no kubona Dawidi Nabali abitura inabi. Bivuze ngo bahise bihuta kujya kubibwira Abigail. Hano Abigail ijambo ry'Imana riratubwira ngo yari umunyabwenge cyane, yari afite uburanga, afite n'ubwenge. Rero bahise bihuta kubimubwira, bahise bajya kumubwira ibyabaye byose.
amen. Nakunze ku murongo wa 17 baravuga ngo nuko none ubimenye utekereze ukiri bukore kuko bamaramaje kugira nabi databuja n'urugo rwe rwose. Erega umuntu w'ikigoryi nuko ntawagira icyo avugana nawe. Yesu ashimwe. Icyo dushaka kuvuga ni iki uyu munsi turashaka kuvuga kuri Abigail, ukuntu yari present, ukuntu yamenye ibintu bigose igihugu cye. Amen. Nako umuryango we arahaguruka arabwirwa ngo gira icyo ukoze. Nawe ndashaka kubwira wowe Abigail uyu munsi turashaka kubwira umuntu ari mu mwanya usa n'uwa Abigail uvuga uti ibiri kuba ntibindeba, ahubwo Abigail yakoze iki? Françoise ku murongo wa 18 amaze kumva ko urugo rwe rugiye guterwa, Abigail arahaguruka ngo nuko Abigail agira vuba yenda amarobe n'imitsima 200 n'imvumbe 2 za vino n'inyama z'intame 6 byose arabifata abikusanya ariruka ngo ajya gusanganira nde Mwami Dawidi. Icyo turimo kumwigiraho ni iki? Deja iyi action yakoze genda kuva hari ikintu deja gikomeye cyane. Umva yirengagije protocole ya breaking the rules. Aravuga ati aya mategeko ahari no ko umugabo wanjye atumva gravité cyangwa se ikibazo kigiye gukora kibaye, reka mpaguruke. Turasabwa iki rero nk'abana b'Imana? Ntabwo nshaka kuvuga ku mugore kugira ngo umuntu atavuga ko turimo kwigisha ku bagore, ariko ndashaka kuba kubwira umuntu arimo kutureba ko ugomba guhagurukira icyo kintu. Nubwo rwose hari umuntu ari imbere yawe asa naho ari we yakagombye kugikemura, ariko kuko uburemere wumvise icyo kibazo kigiye kuba iwawe mu gihugu cyawe ahantu ukorera, ugomba guhaguruka ukanyura mu yindi nzira Imana ikuyoboyemwo. Haleluya. Arangije ngo atwara imitsima 200 ayishira nde Dawidi ngo ajya kumutegera. Ndasimbuka nuko Abigail abonye Dawidi murongo wa 23 ava ku ndogobe ye yikubita hasi imbere ye ati Nyagasani icyo cyaha aba ari jye giheraho. Amen. Ati ndakwinginze. Mbega muri make ajya gusabira imbabazi umutware we witwaga Nabali yari igicucu. Icyo dusabwa ni igiki? Nuko tugomba gukomeza dukorera Imana. Nta mpamvu nimwe yagutuma uvuga ngo ntibishoboka ntibindeba kuko abari imbere yanjye babyishe cyangwa se batari kubikora neza. Ndemeye umuryango wose uhone, igihugu gipfe, akazi gapfe, ibintu byononekare. Usabwe guhaguruka ukora icyo kintu Mwuka we arimo kukubwira uyu munsi. Ngo yaragiye ari sumeta, yakomeje guserva Imana malgré amakosa, malgré ibintu byose byasaga naho ari byo byakamubereye imbaraga bitashoboye gukora, ariko yarahagurutse arakora. Françoise, ndagira ngo tubwire hano kuri Abigail hano yamaze kugenda guhura na Dawidi, ikintu cyakoze ku mutima ni igihe igende kumva nakozweho n'ukuntu yakomeje guserva le roi Umwami wacu ni Yesu Kristo. Hano Abigail mu by'ukuri tumubonye nk'umuntu yahagurutse yashatse kurwanirira urugo rwe. Nk'uko twabivuze ko byari bizwi ko yari afite umugabo w'umunyamwaga, ariko we akaba muri bwa bwenge Imana yamuhaye yamenye icyo gukora mu gihe gikwiriye. Rero umuntu w'ubwenge ni umuntu umenya ikintu gikwiriye gukorwa mu gihe gikwiriye. Rero muri cya gihe yamenye ko batewe, amenya ko akwiriye kureyajisa cyangwa se akwiriye kugira icyo akora. Nibwo yahagurutse amenya icyo Dawidi yari yasabye, aba ari cyo ategura. Noneho ajya kumusanganira. Icya mbere tubona uburyo yemeye, yatuye icyaha. Yatura icyaha cy'umugabo we, arabyemera, avuga ko rwose ari ikigoryi, avuga ko nta ibyo yakoze ari amakosa. Icya kabiri yemera kwambara cya cyaha, arakikorera, aravuga ngo ndabyemeye, icyo cyaha jye ukimbareho. Rero hano byanyibukije ko hari ijambo ritubwira ngo Imana ibishaka umuntu umwe gusa uba uhagarara mu cyuho. Hari umuntu umwe ubasha guhagararira umuryango we, ndetse hari n'ijambo ry'Imana ritubwira ngo nashatse ngo ubwoko bwanjye bwitiriwe izina ryanjye ngo nibwicisha bugufi bugashaka mu maso hanjye ngo bakansaba ngo nzabumva ndi mu ijuru mbakirize igihugu. Ni ukuvuga ngo mbasha guhagarara mu cyuho cy'umuryango wanjye, mbasha guhagarara mu cyuho cy'igihugu cyanjye. Rero Imana ibishaka umuntu umwe gusa ubasha guhagarara mu cyuho nubwo haba hakozwe icyaha. Nabali yakoze icyaha, guhakanira umwami ndetse akanababwira nabi. Yakoze icyaha kitababarirwa, bagombaga gupfa n'umuryango we, ariko na Abigail yahagaze mu cyuho kugira ngo
badahona kugira ngo baticwa, kugira ngo urugo rwe aruramire. Arahaguruka rero akora iby'ubutwari, aragenda aca bugufi, yemera icyaha, arangije aremera ko icyo cyaha bakimubaraho. Yego, dukwiriye gukomeza gukorera Imana uko biri kose. Umwuka wa Nabali uri ahantu hose, uri mu ngo zacu, uri mu kazi dukora, uri mu matorero tubamo. Ibyo byose dukwiriye guhaguruka nka Abigail tugasaba umwami wacu Yesu Kristo uko biri kose. Ntibisaba ngo ntitwubashe ubuyobozi, hari n'abantu babyigishirizamo mu kwigisha abagore kwiba amago yabo, ngo abagabo babo ni ba Nabali. Reka nkubwiye, Nabali ni umwuka, na Abigail ni umwuka. Nushaka urajya ku ruhe ruhande uyu munsi. Yarahagurutse. Icyo nakundiye nakundiye Abigail ikindi ni uko yari afite amakuru ahagije. Ahangaha usomye aramuvuga neza, akambwira ati Dawidi, ibuka amasezerano Uwiteka yakuvuze, nujya kwihorera. Ntabwo yamubujije gukora igikorwa kizagira impact cyangwa se kizagira ikintu gihora kuri generation yose. Yongera kwibutsa Dawidi wari we. Haleluya. Hamfashijwe, arambwira ati umva Dawidi, ibuka iby'Imana yakuvuzeho. Utagira ngo nuko ndimo ndayisome ndavuga ngo ndakwinginze Nyagasani, umurongo wa 25, we kwita kuri icyo kigogi uko yitwa ni nako ameze. Turakomeje umurongo ngo nuko none Nyagasani, nkuko Uwiteka uhoraho wawe uhoraho, Uwiteka niwe yakubujije kugibwaho n'urubanza rw'amaraso no kwihorera n'ukwawe kuboko. Urumva icyo Abigail yahagurutse gukora. Ntabwo yahagurutse avugira urugo rwe gusa, nakuriya ari amasengesho ya abanjye utwanjye, nka biriya bya Yobu yajyaga gutanga ibitambo kubera abana be bakoze ibyaha. Ariko Abigail yahagurutse pour la nation, kubw'igihugu, kubw'amahanga. Aravuga ati mwami, wowe kwihorera, kuko nubikora ugakoresha izo ntoki zawe Imana yashize kugira ngo uzicare ku ntebe ya Isirayeli, hari ikintu kibi kizakoreka atari kuri wewe gusa, n'abazagukomokaho bose. Ati Dawidi, ndakwinginze yo kubikora. Hanyuma rero ngo ndakwinginze babarira umuja wawe. Arambwira ati nukuri bikure. Ku murongo wa 32 Dawidi aramusubiza ati, asubiza Abigail ati Uwiteka Imana yawe yakohereje guhura nanjye uyu munsi ishimwe. Ubwenge bwawe bushimwe cyane, nawe ushimwe, kuko uyu munsi undinze kugibwaho n'urubanza rw'amaraso, kuba ari jye wihorera ubwanjye. Haleluya. Dawidi nawe yarebye ibirenze amaso ye. Arambwira ati Abigail, wowe gusa uri umumarayika Imana izaniye. Tekereza iyo nihorera, kuko Dawidi Imana yamufuhiraga, akantu kose yakoraga yakamuhora, kandi ikamuha n'amasezerano menshi, akajya kurwana agakora ibiki. Imana ikamubwira ati Dawidi, uyu munsi nagira nibwire Dawidi ari hano uyu munsi, nukuri ntiwemere kwirwana. Imana izazana abantu nka Abigail batume urwo rugamba ruresha, batume ibintu bimera neza. Ibi byose ni imyuka ibi hari itugenda hafi nk'abana b'Imana. Dawidi arangije ryaturara rifata, ariko ashima ubwenge bwari bumurimo. Abigail rero icyo tumwigiraho uyu munsi ni iki? Nuko yabaye umugore w'ubwenge. Icya mbere yibitseho amakuru ya Dawidi, umugabo watarazi. Yavuze ati Dawidi ni nde? Qui est cette personne? Aje aturuka he ko ntaramuzi? Ariko Abigail yarari mu nzu, yarari mu rugo rwe, aza amakuru y'Uwiteka, aza amasezerano ari ku bwoko bw'Imana. Birakuriye ko tuba abantu bakorera Imana. Wenda nicyo cyamuhagurukije, aravuga ati Dawidi wenda aje kunyicira abana no kunyica, ariko ntazi impact, ntazi ingaruka bizagira. Dukwiriye guhaguruka twibitseho amakuru meza, apana kuba abantu basinda bibazwa nka Nabali. Umwuka wa Nabali ni abantu bari aho babona ko imigisha baba ari yo kurya gusa, yo gukoresha, ariko batibuka ubwoko bw'Imana, batibuka guserva umwami w'abami. Kuko Dawidi ndamufatanya nk'igicapo cya Yesu Kristo uyu munsi, niwe dukorera, niwe duca bugufi malgré ibitugora. Umwuka wa Nabali utuguse, tukagenda tugatanga ituro, tugatura umwami wacu. Ukwiriye gukomeza kuba isumize ku mwami wa Yesu Kristo. Nuko ngo Abigail, ngiye kurangiriza aha umurongo wa 36, nuko Abigail asubiza Nabali, asubiriwe, ashe mu rugo, asanga yitekesheje iby'ibirori mu nzu ye n'ibirori by'umwami byose, kandi anejeje umutima we. Nuko yasinze cyane, nicyo cyatumye atagira icyo amubwira. Uyu mugore afite ubwenge budasanzwe. Yaratashye asanga umunsi mukuru. Mbega umugabo we ntiyarazi n'ibiri kuba hirya, ntiyarazi ko n'umugore we yazibiye. Dukwiriye kuba bakumirizi. Satani arashaka gutera ingo zacu. Umugore yagiye arakumira, arangije araza asanga umuntu yibere mu kindi gihugu. Uru ruhande rutwereka uburyo bwa bwenge bwa Abigail. Ni ukuvuga ngo Abigail ari mu ntambara, arimo arakiza igihugu,
urugo rwe, arimo aratabara urugo rwe, undi yibereye mu munsi mukuru yasinze, ntazi n'ibirimo kuba hanze y'urugo rwe. Ariko Abigayili kuko yari umunyabwenge, yamenye icyo gukora, amenya ibihe, nk'uko twavuze ngo umunyabwenge amenya ibihe. Yarazi n'umugabo we disi. Yarazi n'umugabo we. Uzi ko yatashe agasanga asinze akaceceka kamureba arangije aramubona. Aho ni hahandi tugaruka tukavuga ko umugore w'ubwenge ni n'umugore umenya igihe cyo kuvuga n'igihe kitari cyo kuvuga, n'igihe cyo kuvugiramo ibintu n'igihe cyo guceceka. We yararebye icya mbere yo kujya gukora ibyo agemurira Dawidi, yanze kubibwira umugabo we. Ubwa kabiri araceceka, asanga undi yibereye mu minsi mikuru, araceceka, aravuga ngo nava mu isindwe abimubwira bukeye. Rero yari umugore uzi ubwenge, ni ukuvuga ngo yamenye n'igihe cyo kuvuga ibintu bikwiriye, akamenya n'igihe cyo kubivugiramo. Rero Imana iduha ubwenge bwo kumenya ibihe no kumenya kuvuga mu gihe gikwiriye. Yego. Umwuka wa Nabali rero umenye ibihe, umenye hariya byacitse, hariya ngomba gukiza iki, ubu uri mu birori gusa, wowe waremewe kuba mu birori gusa, igihe cyo guterwa twame turi basi kuko tutazi igihe umwanzi yinjiriramo. Yesu ashimwe. Ku murongo wa 37 ngo bukeye mu gitondo Nabali asindutse. Urumva wa mugore uzi kumenya ibihe, ngo umugore we amutekerereza ibyo, umutima uraraba ab'igiti. Yahise ajya muri koma François. Yesu ashimwe. Ni ukuvuga ngo umutima wabaye nk'igiti. Yesu ashimwe. Ngo hashize iminsi 10 Uwiteka akubita Nabali arapfa. Yesu ashimwe. Umutima wabaye igiti imbere, ni ukuvuga ngo yamaze iminsi yagagaye kubera ko yabwiye ati bari baje kunyica. Urabona umwuka wa Nabali wateye umuntu ukanguka ibintu byarangiye kera. Hari n'abantu bibwa akazakanguka umujura yibye inzu yayikonoje, aho ati buriya bibye akifata ku muntu. Rero uyu munsi Imana idukiza iki François? Dukiza umwuka wa Nabali, iduha ubwenge nk'ubwa Abigayili, gukorera mu gihe no kuvugira mu gihe, pour sauver la nation, kugira ngo ukize amahanga. Ntabwo ari kugira ngo ukize urugo rwawe, abana bawe. Nagira ngo tugire vision nini, yerekwa rinini, gutekereza ku gihugu, gutekereza ku bandi bantu, gutekereza ku yindi miryango, kuko Abigayili aramubwira niwihora Dawidi bizatugiraho impact twese Abisirayeli. Yesu ashimwe. Hanyuma Imana yakubise Nabali, ibyo Uwiteka tubireke, niyo ijera ba Nabali. Nabali ashobora guhinduka nawe, ariko ngo yaragagaye. Bukeye nibwo yamenye amakuru y'ibyabaye, abimenya bukeye. Arangije rero umugore aramubwiye mu mutima, uba nk'igitaka kandi ukansekeje cyane. Yesu ashimwe. Imana iturinde kugira imitima y'ibiti, kubwo guterwa ntitubimenye, kubwo ibintu twakabaye dukemura ntitubimenye. Ariko Imana yaguteretse ahantu kugira ngo igihugu cyawe gitabarwe, itorero ryawe ritabarwe, kugira umwuka wa Nabali. Ahubwo ukore nka Abigayili, kandi wibuke kuri amasezerano y'Imana akuriho. Icya gatatu ngo Nabali Uwiteka yaramukubise. Ntidukeneye kwitwa n'Uwiteka. Wenda abantu ntibazapfa ngo bagagare, ariko bagagajwe mu buzima bwabo, bagagajwe mu mitima yabo, bararabye. Abantu bakagenda ari indembe gusa. Ariko uyu munsi Imana idufashe cyane. Nagira ngo ntiyarire ijambo. Uyu munsi ndi kumva ndi kuyobora mvuga byinshi kubera igitabo cyari kirekire. Muratubabarira twasomye bike. Nagira ngo mpereze Françoise adusoreze mu magambo make anadusengera. Amen. Amen. Abigayili ni ukuri, ni umugore udasanzwe, ni umugore wari ufite ubwenge budasanzwe, kandi Bibiliya itwereka itandukaniro. Umwe ni ikigoryi, undi ni umunyabwenge, umwe ni umunyamwaga, undi akaba umugwaneza kubera ko yabanaga neza n'abagaragu be. Rero ibi byanyeretse uburyo niba uri umudamu, hari abadamu bafite abagabo wenda bameze nka Nabali, b'abanyamwaga, abagabo babi, abagabo b'ibigoryi nyine babaho. Ariko Abigayili amenya amakuru ntabwo yabirekeye aho gusa, aravuga ngo reka yumve. Yashoboraga kuvuga ati reka yumve maze bimubera isomo, ariko we yarahagurutse, yamenye faiblesse y'umugabo we cyangwa se intege nke z'umugabo we, amenya uburyo akwiriye kuzihagararamo, araceceka, azirwana wenyine atamugishije inama, kuko nta nama yari kubona nziza, kuko nyine yari ikigoryi nk'uko Bibiliya ibitubwira. Ahubwo yaramenye, ni ukuvuga ngo umugore w'umunyabwenge ni umugore umenya urugo rwe, akamenya imico iri mu rugo rwe. Icya kabiri akamenya abo mu rugo rwe, noneho akamenya icyo gukora.
mbese uburyo akavaringa za ntege nke kugira ngo abashe kuramira urugo rwe. Ntabwo wicara uvuge ati reka mureke yumve cyangwa se reka mureke agire ibibazo kubera ko ibyo yakoze. Oya, ni umugore utabirekeraho, ahubwo ahaguruka akagira icyo akora. Rero nibyo na Abigail yakoze. Ariko ntiyibye. Hari abantu bigisha abagore kujya kwiba mu makonti ngo bakorere Imana. Naho bihuriye. Ni ukureba aho ufite ubushobozi nyine ugarukira. Nuko yagiye mu bigega yemerewe. Yego. Ahasigaye aho tubona uburyo Abigail nyuma yo gukora ibyo yatabaye urugo rwe, kuko ari nawe yari guhona, yari kwicwa n'abagaragu be bari kwicwa, ariko byatumye reaction yakoze cyangwa se igikorwa yakoze cyatabaye urugo rwe, gitabara abagaragu barurimo n'abana. Noneho nyuma yaho tubona nuko tutahageze kubera ko inkuru ni ndende, yaje kugororerwa. Reka amasome turangiza. Murongo wa 39. Bukeye Dawidi yumvise ko Nabali yapfuye, aravuga ati Uwiteka ashimwe, wamburaniye ibitutsi Nabali yantukaga, akabuza umugaragu we gukora ikibi, kandi Nabali inabi Nabali Uwiteka arayimwihorera. Hanyuma Dawidi atuma kuri Abigail kumuresha ngo amucyure abe umugore we. Haleluya. Yarangije amugira umudamu we. Murongo wa 42. Ngo nuko Abigail agira n'ingoga arahaguruka. Uyu mugore ari umugore wihuta cyane. Aragenda umugore wa Dawidi. Amen. Hano turabona rero cya gikorwa yakoze, yaramiye urugo rwe. Icya kabiri, Imana yaje kumugororera. Aba umwamikazi, kuko yabaye umugore wa Dawidi. Aba umwamikazi. Rero natwe mu ntambara bivuze ko nawe niba yari umugabo w'umunyamwaga agomba kuba nawe atari yorohewe. Ariko yabyitwayemo neza, nitubyitwaramo neza mu gihe gikwiriye n'ukuri tuzasarura. Mu gihe gikwiriye kuko turimo gukorera Imana. Imana ifite uburyo cya kibazo dufite kiri mu rugo rwacu cyangwa se mu buzima bwacu, nitubyitwaramo neza hamwe n'ubwenge bw'Imana, Imana izatugororera, Imana izadutabara mu bundi buryo twe tutazi. Ntabwo Abigail yari azi ko azarangiza yabaye umwamikazi, nuko Imana yamutabaye. Rero nawe waba umudamu mu rugo rwawe, hari uburyo nawe Imana izagutabara nubyitwaramo neza, ukaba umugore w'umunyabwenge kandi ugasaba Imana kugira ngo ibigushobozemo. Amen. Nagira ngo dusengera abantu turangiza, dusenge Imana zamura ijwi ndaguherekeza. Yego. Mana tuguhaye icyubahiro, nukuri uri uwo kwizerwa, nukuri turagushima kuko haleluya iri jambo ritweretse uburyo mwami tugomba kwitwara. Nukuri hari umwuka twabonye uri muri Nabali, hari umwuka wa Nabali mu bantu, hari umwuka wa Nabali mu ngo, hari umwuka wa Abigail nawo urahari. Mana turagusaba kugira ngo tugire umwuka wa Abigail Papa, umwuka w'ubwenge, umwuka wo kumenya ibihe, umwuka wo kumenya icyo gukora mu gihe gikwiriye. Mwami, umwuka wo kubasha kuramira ingo zacu, umwuka wo kubasha kugira imbaraga zo guhagarara mu cyuho mu gihe twatewe mu rugo rwacu, kuko yabashije guhagarara mu cyuho, yemera kwikorera ibyaha by'urugo rwe, yemera kwikorera ibyaha bya Nabali, maze aramira urugo rwe, maze bituma ahosha uburakari bwa Dawidi. Papa, natwe turagusaba mu izina rya Yesu Kristo, uturinde umwuka wa Nabali, umwuka w'ubugoryi, umwuka wo kutamenya ibihe, umwuka wo kutamenya haleluya umwami wo kutamenya mwami Yesu Kristo ubuntu watugiriye nicyo dukwiriye gukora. Mana turagusaba haleluya mu buryo bwo mu mwuka uduhe kukumenya, kugusobanukirwa, tumenye ituro dukwiriye kuguha rinezeza umutima wawe, maze natwe tubashe kugirirwa neza. Haleluya, girira neza abana bawe, girira neza ubwoko bwawe, tanga ubwenge Mana hirya no hino. Haleluya, nukuri abafite ibibazo, abafite abanyamwaga, abafite mwami ibigoryi, ubashe kubagirira neza, ubatabare, batabarwe mu gihe gikwiriye. Tuguhaye icyubahiro Mana nzima. Haleluya, uramire ingo nyinshi. Haleluya, uramire abagore benshi bababaye, bafite mwami ibibazo bikomeye mu ngo zabo, kugira ngo baramire kandi ubahe imbaraga zikwiriye zo kumenya igikwiriye no gukora mu gihe gikwiriye, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. 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 Thank you so much. Turabashimira naho utaha. Amen.